Turmeric ni ikirungo cy'umuhondo kizwiho kurinda indwara nyinshi, kikaba kinazwi mu gukoreshwa mu bwiza. Mu myaka irenze igihumbi abagore n'abakobwa ngo bayikoreshaga ngo bagire uruhu rwiza. Abantu bashaka gukira ibiheri rero, bashaka kugira uruhu rurabagirana rutagira iminkanyari, tugiye kukwigisha uko wakwifashisha ikirungo cya turmeric by'umwihariko ukoze mask yacyo ukayisiga mu maso, bityo uruhu rwawe rukarushaho kuba rwiza. Niba ufite ikindi wifuza ko twaza kugarukiraho hano ku Ibaba Maquillage, watwandikira muri comment hanyuma nacyo tukazakiguteguriraho. Tukwibutse ko wakomeza kudukurikira ku mbuga nkoranyambaga zacu zirimo Facebook, Twitter ndetse na Instagram, hose twitwa Ibaba Maquillage, ndetse ugakomeza no gukora share na subscribe hano kuri YouTube channel Ibaba Maquillage. Reka dutangire tubabwira inyungu za mask ya turmeric, ubundi tuze kubabwira uko ikorwa n'icyo wakwifashisha kugira ngo nawe ujye uyikoresha umunsi ku wundi. Mask ya turmeric ikiza ibiheri n'ibishishi. Turmeric izwiho gukiza ibiheri kimwe no kubirinda. Ikuramo amavuta adakenewe mu ruhu, ikanafungura imyanya y'uruhu yafunganye. Amavuta menshi no gufungana bikaba biri mu bintu bitera ibiheri. Turmeric ikaba kandi ibyimbura, ikaba inagabanya ingano y'ibiheri bikaba bito, ikaba kandi yica n'imyanda mito izwi nka microbe yose iba iri mu ruhu yatuma uzana ibiheri. Urumva rero ko gukoresha mask ya turmeric ari ingenzi. Turmeric kandi ikesha uruhu. Amavuta menshi ahindura inzobe akoresha turmeric muri yo. Ku bashaka gukesha uruhu bakoresha ibintu biri naturel, bayikoresha y'ubwayo, ibamo vitamine C, ikanafasha inkovu n'ahantu hijimye cyane gucya. Turmeric kandi irinda iminkanyari ku bantu bakuze. Mask ya turmeric ifasha kugabanya kugaragaraho ubusaza mu maso. Ifite vitamine B6 iba ngombwa ngo uruhu rushya rwikore. Ni ukuvuga ko ifasha uruhu gukora uturimangingo dushya rugahora ari rushya. Ikaba kandi inagira magnesium ituma uruhu ruhorana itoto kuko igabanya umuvuduko wo gusaza ku ruhu. Turmeric kandi ikuraho ubwoya bwo mu maso. Hari ibintu biba muri iki kirungo bikuraho ubwoya bikanatuma bukura gake. Mask ya turmeric ifasha gukuraho ubwoya bwo mu maso bumwe umuntu aba adashaka. Iyi mask kandi iramatira igafata ku ruhu, wajya kuyikuraho ikarandura ubwoya ihereye mu mizi. Kindi, mask ya turmeric ifasha amoko yose y'uruhu. Waba ufite uruhu ruyaga cyangwa se rwumye, iyi mask iragufasha. Nkuko twabivuze, ikuraho amavuta adakenewe ku ruhu. Ku bafite uruhu rwumyeho ibafasha kubera gifitemo potassium, ikaba yabafasha koroshya uruhu mu kurinda ko rwumagara. Ku bantu bafite combination skin cyangwa uruhu ruvanze, hamwe humye ahandi hari amavuta menshi, nabira bafasha. Ahari amavuta irahagabanya ubundi ikaringaniza uruhu, bityo umuntu yakureba akabona usa neza. Nyuma yo kumenya inyungu rero za turmeric, reka noneho turebere hamwe uko wayitegura. Ikintu cy'ingenzi ugomba kuba ufite ni turmeric, cya kirungo. Wakigura mu isoko cyangwa mu supermarket akwegereye, hose haba harimo ibi birungo, cyaba giseye cyangwa se wagura imizi yacyo. Ikindi ugomba kuba ufite ni ifarini isanzwe, ibi bifashisha umuntu ateka amandazi cyangwa akora capati. Ugomba kuba ufite ikivuguto, ugomba kuba ufite kandi n'amavuta asanzwe. Aha twakugira inama yo gukoresha coconut oil cyangwa olive oil cyangwa almond oil, amavuta y'umwimerere. Ugomba kuba ufite ubuki kandi bugufasha kuko uruhu rwiza burya rugirwa no kurusiga ubuki kenshi. Ugire n'agasorori ko kuvangiramo n'ikiko cyo kuvangisha. Urafata ibiyiko bibiri bya turmeric powder cyangwa se ifu ya cya kirungo cya turmeric. Waba udafite ifu, ugafata umuzi neza ukawusya muri blender cyangwa ukawusekura mu isekuru, byamara kunoga ukabishyira muri ka gasorori wateguye. Ufate ikiko kimwe cy'ifarini, ufate n'ibiyiko bibiri by'ikivuguto, ubundi nurangiza ushyiremo n'ikiko kimwe cy'ubuki, ubundi uvange. Ibi byose numara kubishyira mu gasorori urakomeza uvange kugeza binoze. Imvange uvanze yenda kuba umuhondo. Niba ufite uburoso nibwo uri buze kwifashisha wisigisha cyane cyane izi brush za makeup. Niba ntabwo ufite, wanifashisha intoki ugasiga mu maso ukanogereza, ariko witonze kugira ngo iyi mask itaza kugufata mu maso. Mbere yo kuyisiga ariko urabanza ugakaraba mu maso, ukaba nta kintu na kimwe ufite ku ruhu kugira ngo mask yinjiremo neza ikora akazi. Uyisige, uyimarishe byibuze iminota 20. Nyuma yo kurikoresha uze gukaraba witonze n'amazi y'akazuyazi. Umuntu ufite ibiheri byinshi n'inkovu, inama twamugira no kuyikoresha byibuze 3 mu cyumweru kandi ugasiga kushe ebyiri. Ni ukuvuga iyo urangije iyi kushe ya mbere, nyuma y'iminota 20 urakaraba ukongera ugasiga iyindi. Waba ufite uruhu rudafite ibibazo byinshi, ushaka gucya gake, ushaka kuyikoresha rimwe mu cyumweru. Birumvikana ko bitewe nuko ushaka ko ikora hamwe n'umwanya ugira. Ushatse wanayikoresha buri munsi. Byiza
ni uko iyi masike ugomba kumenya ko igufasha mu buzima bwawe bwa buri munsi kandi uko uyikoresha kenshi ari nako ikugabanyiriza ibiheri. Iki kirungo ni kimwe mu byifashishwa n'abagore bo hirya no hino ingeri zose mu rwego rwo kwirinda kugira ngo uruhu rwabo rurusheho gusa neza ndetse banagabanye amatashi.